Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tuje kuri iyi channel ya Calvary Gospel TV. Turabashimira ko mushoboye kubana natwe. Amazina yanjye nitwa Dusabe Charity. Ndava muri Kigali, ntuye muri Kigali, kandi mu murenge wa mu kagari ka Nyakabanda, mu murenge wa Kicukiro, mudugudu ni Bwiza. Ndashimira Imana ko yemeye ko tubana muri iri jambo. Ndashimira Imana yemeye ko twongera gusangira iri jambo. Kenshi abantu bagira imbaraga zivuga titire zabo, ariko ndumva umutima wanjye ugusha kuvuga Uwiteka, kuko hari ibyo ujya no kuvuga kenshi ugasanga nta mpamvu yo kubivuga, ahubwo icyubahiro ari cy'Imana. Haleluya. Ndashimira Imana rero ko ari Imana isumba byose. Nta ikaze Mwuka Wera kugira ngo yiyoborere, kandi ijambo ntaba rije, ahubwo izina ry'Uwiteka aba ryo riri buhabwe icyubahiro. Reka rero muri byose mwese ndabashimiye kuko mwashoboye kubana natwe kuri iyi TV, kandi ndabashimiye ko mugiye kubana natwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka muri byose rero tubanze duha Imana icyubahiro, kandi tuyiha kaze kugira ngo yivugire nk'Imana. Kenshi abana b'abantu hari ibyo tudashoboye, ariko Imana yo ishoboye byose, ni nayo idushoboza muri byose. Reka rero tubanze dusenga Imana. Mwami Imana, turi imbere yawe, uri Imana yaremye isi, urema n'ijuru, uri Imana ifite ubutwari kandi ufite ubushobozi. Gukomera n'ukwawe kuko ni wowe urimo byose. Ijambo ryawe riratubwira neza ngo uri Imana ishoboye byose, ngo ese hari igishobora kukunanira? Nta kishobora kukunanira rero, Uwera wa Isiraheli. Twebwe duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe nk'abana b'abantu, ariko wowe urusheho kwikorera nk'Imana, urusheho kudukoresha nk'uko ushaka. Twe tuje nk'igikoresho cyawe, genje nk'igikoresho cyawe, ntabwo nshoboye, ariko Kristo muzima nzi ko ushoboye byose, wowe uri muri jye. Ijambo ryawe riratubwira muri byose ngo uri byose muri byose, kandi uba muri twe, ukagendera muri twe, ugakorera muri twe. Urakoze ko wumvise gusenga, kandi nyemerera uhe buri muntu wese wumva iyi TV umugisha, umugirire neza. Nyemerera Uwiteka Mana isumba byose, umpere igihugu cy'u Rwanda umugisha, umpe umugisha muri iki gihugu, kandi abanyarwanda bose ubahe umugisha, ubagirire neza. Ikiruta byose rero Mwami, ndakwereka isi yawe, wigendagendemo, imirindi yawe ikwire ku isi yose, ugirire neza buri muntu wese uwo waremye mu ishusho yawe. Kiruta byose mvuze bike nk'umwana w'umuntu, ibyinshi ubikore kwiyubahisha kusumba byose, ni mu izina rikomeye ryawe Yesu, amen. Ijambo tugiye gusoma riri muri Yohana igice cya 10 umurongo n'uwa mbere. Bibiliya irambwira neza ngo umungeri mwiza. Ijambo rya mbere rikatubwira ngo nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo abari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Uhamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Ahamagara intama ze mu mazina akazahura. Iyo amaze kwahura, ize zose azijya imbere. Intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizimukurikira, ahubwo ziramuhunga, kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira ukuri yuko ari
ndababwira ukuri yuko ari igerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni igerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ni jye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo atari umwungeri bwite. Haleluya! Atari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo, arahunga ntiyite ku ntama. Ni jye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya, kuko Data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri urwo rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Haleluya! Ndashimira Imana rero ko ari Imana. Ndashimira Imana ko ari Imana ikiranuka, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo umwungeri mwiza. Rero mu bantu nabonye, mu byo nabonye nkivuka ngikura kubaho kwanjye, ngiye maze kwakira agakiza, nabonye Yesu atandukanye n'ibindi byose. Nabonye Yesu urukundo afite ari we mwungeri mwiza. Nabonye urukundo afite rutarondoreka. Nabonye urukundo afite rudafite igaruriro, kuko iyo agukunze kenshi agukunda nta ndamu, agukunda nta kindi ahisha inyuma, agukunda nta yandi marangamutima, agukunda ntacyo agushakaho, ahubwo agukunda kuko agukunze. Nabonye ari we mubyeyi mwiza usumba ababyeyi bose. Bibiliya irambwira neza ngo umubyeyi yabyara umwana ngo ndetse akamwiyonsereza ngo ariko yamwibagirwa, ngo ariko jya Uwiteka ntabwo nzabibagirwa. N'Imana rero itabura uko yatugenza, n'Imana itabura mu makuba no mu byago, n'Imana ni umubyeyi. Njye nasanze ari umubyeyi. Aha rero yaravuze ngo ni umwungeri mwiza. Impamvu ari umwungeri mwiza, intama kenshi ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo ari Igorogota, i Kalvari, ngo yatubambiwe rero twese, nta muntu n'umwe yasize. Yagiye i Kalvari, ageze ku musaraba Igorogota, Bibiliya irambwira ngo atanga igitambo cy'amaraso kugira ngo twese tubaturwe, twese tumwizere, twese tumwakire, twese dukizwe. Haleluya! Ndashimira Imana rero ko Yesu ari umwungeri uruta abungeri bose. Aravuze neza ngo we ngo ni umwungeri mwiza, ngo ariko ngo abungeri batari abungeri by'ukuri ngo bakorera ibihembo byabo, kuko hari ibyo baba bashaka muri bo. Ariko Yesu yaje ari igitambo cy'amaraso i Kalvari, cyangwa se Igorogota ku musaraba, kugira ngo wowe nanjye tutazarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Ndashimira Imana rero ko Yesu ari umwungeri muzima. Njye nabonye mu buzima bwanjye nagiye mbaho kenshi, nabonye ari umubyeyi utabura mu byago no mu makuba. Nabonye Yesu ari umubyeyi ugira neza. Nabonye urukundo rwe rudafite igaruriro. Abongereza nibo babivuga neza ngo nta title rufite, nta titre y'urukundo rw'Imana. Irakunda, igakunda nta buryarya, igakunda kuko hari icyo umva, kuko yagukunze ntacyo igushakaho.
ariko kenshi abana b'abantu hari ibyo baba bafite inyuma yabo, ariko kenshi iyo Imana igukunze igukunda nk'Imana. Rero ndashimira ko Yesu ari umwungeri mwiza ngo kandi udakorera ibihembo. Amen. Yagiye ku musaraba i Calvary, ageze igorogota ku musaraba aravuga ngo birarangiye, ariko yabambwaga kubera jewe nawe, yakubiswe kubera jewe nawe, yabambwe haleluya, yakubiswe. Bibiliya irambwira ngo ageze i Calvary ngo atanga igitambo cy'amaraso igorogota ku musaraba. Rero yashaka kugira ngo wowe nanjye dukizwe, kandi nkunda Imana kuko Imana iyo iguha agakiza kabara kubuntu. Abaye ari umwana w'ubuntu wenda yakaguha akagira n'ibindi agusaba, ariko agusaba ngo uze gusa amaboko arayagutegeye, ateze amaboko kugira ngo aguha agakiza ku buntu. Kandi icyo mukundira, akunda n'abanyabyaha, akeneye ko tuva mu byaha byacu akatugirira neza. Nabonye kenshi abana b'abantu hari ahantu bagarukira, ariko Imana nta hantu igarukira mu rukundo rwayo, ntabwo ahantu igarukira mu mbabazi zayo. Imana igufitiye imbabazi, Imana ikeneye kukizwa, Imana ikeneye kukugirira neza. Imana nta bihembo igushakaho, ahubwo ni umwungeri mwiza utabura kuboneka mu byago no mu bakuba. Imana ni Imana, ntabwo ari umwana w'umuntu. Ijambo ryayo rikambwira neza ngo nifunga ntihagire ufungura, ngo ese yafunguye hari uwafunga, ntawe ushobora gufungura Imana yagufunguriye umugisha. Ijambo ry'Imana rikambwira neza ngo irahari, ngo itubereye maso, ngo nidukomanga irahari gukingura. Komanga, Imana irahari kugukingurira. Fungura umutima wawe, Imana yawe ikugirire neza. Ongera undebere rero muri Yohana, amen, wongera undebere muri Yohana 14 umurongo wa 15. Titire ratubwira ngo Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera, ngo nukuri nimuzitondera amategeko ngo nimuzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha ngo kubana namwe ibihe byose, ngo niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ngo ariko mwebweho, haleluya, mwebweho abemeye Imana, mwebweho abemeye gukurikira umwungeri mwiza, mwebweho ngo muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Haleluya. Imana yacu ntabwo iri kure, ahubwo iba muri twe. Ijambo ry'Imana rirambwire ngo mwebwe muzahabwa n'umufasha, umufasha ngo naba muri mwe. Tuzakora iby'imbaraga z'ubumana kuko twabonye mwuka wera kugira ngo adufashe. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo iba muri twe, ikagendera muri twe kandi igakorera muri twe. Dukeneye rero kugira ngo twemerere gusa mwuka wera atuyobore, twemerere mwuka wera atuganze, twemerere mwuka wera adutegeke. Haleluya. Ndashimira Imana ko ari umwungeri mwiza. Umwana w'umuntu uzarebe kenshi iyo uri mu byago ukabitindamo, umwana w'umuntu aba kure yawe. Urugero naguha, none hari umuntu umaze igihe wenda yaragiye mu bitaro, akaba yaratinzemo, akaba amaze imyaka 10, ariko iyo umaze imyaka 10 ujya ugasanga abantu barakuvaho, abantu baraba kure yawe. Ariko ndashimira Imana ko mu bihe byose ibana nawe, kandi mu bihe byose biruhije n'ibitaruhije ibana nawe, ahubwo ibiruhije iraza kugira ngo ibivaneho irusheho kugirira neza. Nabonye umwana w'umuntu agira imbabazi ariko hakagira aho zigarukira, ariko Imana yo mu ijuru nje nkubwira ngo Imana iragukunda, nje nkubwira ngo Imana igufitiye imigambi myiza. Ijambo ryayo rirambwira neza ngo imigambi y'abana b'abantu siyo migambi yanjye, ngo kandi ibyo nzabagirira sibyo ngo ibyo bazabagirira sibyo nzabagirira, ngo imigambi mbafitiye si mibi ahubwo ni myiza. Haleluya. Imana igufitiye imigambi myiza kuko Imana igukunze inyuma nta yindi mbereka, igukunda igukunze kuko ni Imana. Haleluya. Kandi hari ikindi nabonye Imana itagira uburyarya. Umwana w'umuntu hari ibyo avuga hakagira ibindi asiga inyuma, ariko nabonye Imana, umutima w'Imana idufitiye ni umutima w'urukundo, umutima wo kumva ko wabana nayo. Kandi reka mbabwize ukuri, iyi Imana urukundo idukunda, idufitiye n'imbabazi mu gihugu cyacu. Mwongere mukunde n'igihugu mu gisengere kuko Imana idufitiye n'urukundo mu gihugu. Nkunda Imana no mu miryango yacu
tubereye maso. Ijambo rya rirangira neza ngo ese umbuze umuntu numwe ngo mbakirize igihugu. Tugerageje kugira ngo twegere Imana, dukundane n'Imana. Imana yarushaho kudukiriza igihugu no kucyitaho no kukirwanira no kugitsindishiriza. Irikongera ikatubwira ngo ese mbuze umuntu numwe ngo mbakirize igihugu. Ayiwe iryo jambo ngo idukirize igihugu. Turi benshi rero kuba twazamura igihugu cyacu Imana ikakigirira neza. Ikongera ikambwira neza ngo umuntu umwe azamurikira bose. Niba warahawe agakiza ku buntu mu muryango wawe, sengera umuryango wawe kuko Imana irahari kugira ngo ugirire neza. Niba utarahabwa agakiza, ngwino Kristo aragukeneye, ngwino Imana iragutegereje kugira ngo Imana irusheho kukugirira neza. Imana ikubereye maso, Imana iragushaka kandi Imana iragukunda. Nukuri ngwino. Ntabwo Imana yazanywe n'ibindi byose, yaziye umunyabyaha kugira ngo umunyabyaha ave mu bye, ave mu ngeso ze mbi. Imana iri gutegeye amaboko. Imana yaziye twese, nta muntu numwe Imana isubiza inyuma. Mbonye abana b'Imana, Imana ibagirira neza ikabahindurira amateka. Mbonye abataraza bazi, Imana ikabagirira neza. Nta muntu Yesu aheza, ahubwo igorogota yaraje aravuga ngo birarangiye. Birarangiye kugira ngo twese abari barushye baruhurwe nawe. Birarangiye kugira ngo abari bafite ibibazo tubikurwemo nawe. Imana itubereye maso kandi nje nkubwira ngo Imana iragukunda. Nje nkubwira ngo Imana ntabwo izakureka, ntabwo izaguhana. Nje nkubwira ngo Imana igufitiye imbabazi. Nje nkubwira ngo wikwikanga nubwo uri mu byaha, ngwino Yesu arakugirira neza, ngwino Yesu arakwitaho. Nje nkubwira ngo nubwo ufite amasezerano y'igihe kinini, Imana ikubereye maso kandi ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora. Nje nkubwira ngo nubwo umaze igihe uruhijwe n'ibyo bikuruhije, nje nkubwira ngo Imana ni Imana iruhura imitima, ikaruhura byose. Imana ni byose muri byose. Ijambo ryawe rirambwira ngo ndi Imana ishoboye byose, ngo se hari igishobora kunanira. Ijambo ry'Imana rikambwira neza ngo mbabereye maso, ngo mbabereye maso, ngo kuko ntarinze umurinzi yarindira ubusa. Ntawe ushobora kurinda Imana itarinze. Imana itubereye maso mu gihugu, Imana itubereye maso mu ngo zacu, Imana itubereye maso amahanga yose, isi yose Imana itubereye maso. Nubwo turi mu bihe biruhije bya corona, ariko Imana irahari kugira ngo iturengere kandi tugirire neza. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi 103 ngo ndi Imana ikuraho indwara zose. Haleluya. Yavuze zose nta nimwe yasize. Reka ubwo yavuze zose tuyizere. Imana ikeneye umutima wawe uyizera. Reka wizere ko Imana ishoboye byose. Nabonye Imana ikiza indwara. Imana uko yahoze kera n'ubu iracyitwa Imana. Imana yabereye Imana Esteri. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo yari yaravutse ari imfubyi. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo yari yaravukiye mu muryango ukennye, ariko ngo asenga Imana, ngo akomeza gutitiriza Imana, ngo akomeza guhamagara Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo umunsi umwe wo gutoranwa kw'abakobwa, ngo bamutoranya ari umukobwa. Umwami aravuga ngo nta wundi umutima wanjye urebye, ngo ahubwo ngo urebye Esther urafashwa. Nta yindi mpamvu yatumye yemerwa ibwami, nuko Imana yari yamwemereye. Yupfukamye imbere y'Imana irakwemerera, bitari gushoboka bigashoboka. Ageze ibwami aratoranwa. Bibiliya irambwira neza ngo aba umukobwa wo kubaha Imana no kubahisha Imana kuko yari yatoranyijwe n'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo igihe Daniel bamutaye mu rwobo rw'intare, ngo Imana ihagarana nawe. Agiye kugera mu rwobo, bakimugeza mu rwobo, marayika yari yahageze. Intare yari yazitegetse gusinzira. Bibiliya irambwira neza ngo intare zirasinzira. Zimaze gusinzira ziramusegura, ahubwo zimubera umusego. Haleluya. Ava yari icyaremwe gishya. Imana imugirira neza kuko yari yategetse marayika kugira ngo amwakire mu rwobo rw'intare. Aramwakira kandi avayo ari muzima. Imana uko yahoze kera iracyitwa Imana. Uko yagiraga neza kera n'ubu iracyagira neza. Uko yatabaraga n'ubu iracyatabara. Uko yahumurizaga n'ubu iracyahumuriza. Uko yakizaga n'ubu iracyakiza. Iracyitwa Imana igira neza. Iracyitwa Imana y'inyembaraga. Nje nkubwira ngo umwungeri mwiza akubereye maso kandi aragukunda. Nje nkubwira ngo Imana iragukunda kandi ikubereye maso. Imana ntabwo izakureka kandi ntabwo izaguhana. Imana igutegeye amaboko. Ngwino wowe urushye n'uremerewe, ngwino muze twese dukurikira Uwiteka kuko niwe waremye isi n'ijuru, niwe ufite ijambo rikomeye. Iyo yategetse no gukora irakora, iravuga yavuga bikaba. Ni Imana isumba imana zose. Amasaha meza yo kubwira buri muntu wese ngo ngwino dukorera Imana, biracyashoboka
kandi Imana yacu idutegeye amaboko, irahari kutunezeza no kutugirira neza. Ngwino ibikuruhije n'ibikuremereye, Imana ikubereye maso kandi irahari kukugirira neza no guhindura amateka yawe. Mbonye Imana ihindura amateka y'abantu agahinduka, nanjye ubivuga Imana yangiriye neza kandi iracyangirira neza. Reka rero duce bugufi muri byose, dushimira Imana kubw'ijambo ryayo, kandi tuyishimiye ko yashoboye kubana natwe hano muri studio. Imana ibaha umugisha. Nkombeje mbabwira ngo ngewe nsengera muri cya kimwe iri Kimironko yitwa Foursquare, kandi iyoborwa n'umupastor wanjye ni Dr. Masengo. Imana iduhana umugisha. Reka kubw'ibyo rero dushimira Imana. Reka buri muntu wese ace bugufi mu mutima we, n'abatarakira agakiza mbabwire ngo Imana irahari. Abantu batarakira agakiza baze dukorera Imana, bongere baze kuko Imana ibategeye amaboko. Uce bugufi ubwira Imana yawe ngo Mana, mu izina rya Yesu mvana mu gitabo cy'urupfu nyandike mu cy'ubugingo. Imana ikwandike mu cy'ubugingo, kandi kiruta byose Imana izaguha ijuru ikugirire neza. Urakoze. Dusoje nkubwira ngo nitwa Dusabe Charity, kandi ndabakunda mwese. Imana ibagirire neza. Reka kubw'ibyo dushimira Imana mu isengesho. Mana yaremye isi, Imana yaremye ijuru, Mana ifite byose mu biganza byayo. Mana ifite ikiganza cyiza, ibiganza byawe nibyo bijojo bineza ku buzima bwacu. Data, twongeye guca bugufi kugira ngo urusheho kutugirira neza no kutwitaho. Tuje Mwami nk'abanyantege nke, ariko duha imbaraga kandi urusheho kutugirira neza. Uwiteka Mana isumba byose, wongere kugira neza buri munyarwanda wese ndetse n'isi yawe yose mu izina ryawe Yesu. Ikiruta byose turatuje, ntutuze kutugirira neza muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yawe yose. Isi yawe yose uyikabakabe, uyigirire neza. Kandi ikiruta byose, ikitavuga Imana, ijambo ryawe riratubwira neza ngo Satani yaje kwiba, kwica no gusahura. Iyo niyo tuburijemo imigambi ye yose mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ni ukuri kandi n'ubuzima. Ikitavuga Imana dukubise hasi, turasenya, turubitse mu izina ryawe Yesu. Mwami Imana, turakwemereye Mwuka Wera ngo inuganze utegeke. Umugisha buri muntu wese washoboye kureba iyi TV, umugisha umugirire neza. Kandi Mwami, n'abatashoboye kuhaba bari mu ngo zabo, nabo bagiriye neza, ubiteho, ubarwanire kandi ubatsindishirize. Urakoze ko umugisha utanga inyuma nta muvumo, ahubwo umugisha wawe ukwire amahanga yose, ugirira buri muntu wese neza. Tuguhaye amashyi n'impundu kuko wanesheje igorogota ku musaraba n'umwana wawe Yesu Kristo. Ni mu izina ryawe Yesu. Amen.